Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateraniye kuri Village Urugwiro ni ku biro bya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Iyi nama yari iyobowe na Perezida w'u Rwanda, ubwo iyi nama yari irimo yiga ku bibazo bigiye bitandukanye biri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, harimo ikibazo cy'ubwisungane mu kwivuza, hakabamo ikibazo cy'iyurira ry'ibiciro, hakabamo n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye byagiye bivugirwa hano mu byemezo by'inama y'abaminisitiri yateraniye kuri Village Urugwiro. Dore ko ikibazo cy'ubwisungane mu kwivuza, ndavuga mituweli de sante, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugabe mukuru w'ingabo z'u Rwanda yagishyizeho umukono, avuga yuko abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda, abanyarwanda mwese ayoboye mugomba kumva bino kandi mukabigenderaho. Ibindi burasabwa nawe kubyumva ukabishyira mu matwi. Ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza yavuze ko yabishyizeho umukono, yabikemuye. Ibyiciro byagiye bihindagurika bigomba gusubira uko byari bimeze, nimba barureje ibiciro ariko ntibahindagura ibyiciro, ngo umuntu wageze mu cyiciro ngo cya kabiri akahita ajyanwa mu cyiciro cya kane, aho yishyuraga ibihumbi 4 akazajya yishyura ibihumbi 20 cyangwa ibihumbi 8. Ibyo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yarabyanze. Yavuze ko buri muturage wese yasubizwa mu cyiciro yari arimo kugira ngo ibyiciro bigende bihindagurika. Abaturage usange barimo baravuga yuko amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza atakwigera aboneka. Kino rero Perezida w'u Rwanda yagishyizeho umukono yuko ibyiciro byasubiye mu buryo kandi byongeye bigasubira uko byari bimeze. Ngira ngo umuturage wese ufite ikibazo ntiyegera umuyobozi umwegereye, ajye ku kagari arebe icyiciro arimo, nimba atari cyo yari arimo arekarame bongere bamusubiza mu cyiciro yari arimo. Ibyo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabishyizeho umukono ku nama yabereye muri Village Urugwiro ku biro bya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Iyi nama yari iyobowe na Perezida w'u Rwanda, yabaye ku itariki zisanga 19 z'ukwezi kwa 4 2026 nibwo iyi nama yabaye. Ibijyanye n'ibiciro, kuriza ibiciro ku isoko no kuriza ibikomoka kuri peteroli, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yanze yuko mazutu yurira ahubwo hurira esase, dore ko yavuze yuko hazazamo na nkunganire ya leta kugira ngo ibiciro bisubire hasi. Ubwo bibona gutya, impamvu ibiciro bitatumbagiye cyane harimo nkunganire ya leta, bivuze ngo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko impamvu esase iri kurira cyane ari ukubera ko mu bihugu by'i Burayi hari intambara zidashira, hari intambara iri Irani iri kuhuza Uburusiya na Irani. Iyi ntambara rero niyo mpamvu bafunze umuyoboro wa Hormuz, kandi uyu muyoboro wacagamo ibikomoka kuri peteroli kugira ngo bize mu bihugu byo muri Afurika. Rero iyi miyoboro yarahagaritswe cyangwa yarafunzwe. Peteroli kugira ngo ize rero irinda kuzenguruka igacana kure, bikarangira igeze hano ihenze. Ariko bityo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko aho kugira ngo igihugu kibure ibintu byahenda ariko bikaboneka. Kandi ikindi Perezida w'u Rwanda yasabye abaminisitiri ko bagenzura iyurizwa ry'ibiciro ku isoko, bakareba nimba harimo aburije ibiciro cyane, koko ntabwo umuntu yakuriza ibiciro ngo nimba umuceri waguraga 2,000 ngahita wushyira kuri 2,500. Oya, ibyo Perezida w'u Rwanda nibyo yasabye abaminisitiri yuko bashinzwe ibijyanye n'ubucuruzi ko bino babikurikirana bakareba nimba ibiciro byaragiye bishyirwaho neza ku masoko agiye atandukanye. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ikibazo cy'irura ry'ibiciro kikomoje avuga yuko ibi ni iby'agahe gatonya, mu minsi iri imbere cyangwa mu minsi mikenya ibiciro biba bisubiye uko byari bimeze. Gusa mwihangane ko muri kwibonamo ariko mu byakira, ariko rwose bigomba gusubira mu buryo kandi ibiciro bigomba kugabanuka ku isoko, nibyo yasezeranyije abaturage. Nibwo rero yasoreje ku kibazo cy'indangamuntu koranabuhanga cyangwa ku bijyanye n'indangamuntu koranabuhanga. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko indangamuntu koranabuhanga buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda uri mu mahanga indangamuntu koranabuhanga ayikeneye. Kandi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko indangamuntu koranabuhanga n'umwana mutonya uri mu myaka 15 indangamuntu koranabuhanga ayifata nta kibazo na kimwe gihari. Uze ngo indangamuntu koranabuhanga n'umwana uvutse none aha ngaha bahita bamushyira mu ndangamimerere, akamenya aho abarizwa, akamenya n'igihe yavukiye, akamenya byinshi. Indangamuntu koranabuhanga rero yavuze ko ikomiyemo ibintu byinshi, nk'uko indangamuntu koranabuhanga yabagamo mituweli, indangamuntu isanzwe ibamo mituweli, ukajyana nimero zawe z'indangamuntu, nayo niko izaba imeze. Bivuze ngo nk'abanyarwanda munasabwa kwifotoza indangamuntu koranabuhanga muri site zigiye zibegereye zigiye zitandukanye, aho bari gufotorera indangamuntu koranabuhanga.
waba uri mu mujyi wa Kigali utuye mu ntara wakwifotoreza aho uri nta kibazo, waba uri mu ntara kandi utaha mu mujyi wa Kigali wakwifotoreza mu ntara wowe ugatanga indangamuntu wari ufite, ubundi ukabarurwa bakagukorera indi ndangamuntu nshyashya. Bivuze ngo izi ndangamuntu zindi zacu ziracyakora, ahubwo ni sisitemu y'indi ndangamuntu koranabuhanga igiye kuza igahabwa abanyarwanda. Iki perezida w'u Rwanda yagishyizeho umukono, avuga yuko buri muntu wese indangamuntu koranabuhanga ari iye, kandi mubikoremo bikunze kandi mubigire ibyanyu tubirangize. Buri munyarwanda wese agira indangamuntu koranabuhanga, kandi indangamuntu koranabuhanga avuze ko idatakara, ushaka kugendana ari likidi cyangwa ukayigendana kuri telefoni. Bivuze ngo rero ibi byose abikora kugira ngo abaturage bagire umutekano cyangwa bamere neza. Ngayo nguko rero ni ijambo rya perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasorejeho mu gihe yari ari muri village Urugwiro. Ni inama yari yaruhuje abaminisitiri, abayobozi bagiye batandukanye ariko iyobowe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Bigaga ko ibyo ngibyo mbabwiye bigiye bitandukanye. Nibwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, kora subscribe ufunguye inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi mu gihugu cy'u Rwanda kandi umenye n'amakuru ku gihe. Tugiye kugaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Reka mukora cyo tuyasubikire hano, ni mu kanya nibwo tugiye kubashyiriraho ibijyanye n'intambara ziri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Turaza no kunyaruka tujye muri Iran, tujye kwa Tarapo, ndavuga muri Amerika, turebe umwuka uri kuvurwaho cyangwa impumeko ihari ni iyihe. Nitwaga Kidasamura, urw'inkorwa tubakora rugakongoma. Nibwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, kora subscribe ufungura inzogera.